Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu no munsi wanjye, uyu no munsi wawe, ukubera umunsi mwiza, uwunezererwemo, wibuke ko utazagaruka. Umwami Imana kwambika imbaraga, agushoboze mu byirimo utambukamo. Abantu bose ibintu bitandukanye bibageraho mu buzima mu buryo butandukanye, harimo abarimo guseka, barimo bashima Imana, harimo abarimo kurira bagezweho n'ibintu bikomeye, ariko wibuke ko Uwiteka ahora ari bugufi bwawe. Umwiragize, umusabe imbaraga, umushime niba agucishije mu bihe byo gushima, kandi ukomeze kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Icyo bitumarira, bituma tugenda tumenya kamere y'Imana, tumenya ibyo Imana ikunda, ibyishima, iyiriyo, bigatuma tugendana nayo tuyizeye kandi imitima yacu idahagaze. Turimo turasoma ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 14. Ngenda nkuramo imirongo mikeya kugira ngo video ntifate umwanya munini ngikurambire, ariko nkurongere nkwinginge uzajye uhera ku buri muri murongo wa mbere urinde urangiza icyo gice, kandi ushake icyo Umwuka Wera avugana n'umutima wawe. Hari umuntu abisoma akumva ntacyo yumvisemo cyangwa ntacyo akuyemo, ariko nkwibutse ko uwandikishije ijambo ari we Mwuka w'Imana ari kumwe natwe. Mbere yo gusoma ijambo ry'Imana uzajya usenga uti Mwuka Wera, we wanditse ibi bintu, mbwira icyo umbwira muri iki gihe, gira icyo umenyesha kijyanye n'ubuzima bwanjye ndetse n'ibihe mpagazemo. Ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu ngo muri abana b'Uwiteka Imana yanyu, ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, haba no kwitegera ibiharanjongo uwapfuye, kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka akagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Ntukarye ikintu cyose kizira. Ahangaha no gusubiramo amategeko nkuko turimo kubivuga muri iki gitabo. Uwiteka aracyabibutsa ibyo bakwiriye gukora n'ibyo badakwiriye gukora. Ahangaha yababwiye ngo ntibakikebeshe ku mubiri, cyangwa se ibyo twita tatuwaje, ntibakishyireho ibishushanyo runaka. Impamvu arimo bibabuza nuko andi moko yakoraga ibi bintu arimo aramya ibigirwamana. Arongera ababwira ngo ntibakogosheshe umusatsi kubera ko bapfushije, cyangwa kwikata ibiharanjongo. Murabizi ibyo ngibyo no mu mico yacu byajyaga bibaho, umuntu akata umusatsi mu gihe cyo kwera cyangwa cyo kwiraburira abo bapfuye. Ibi bintu byose bikorerwa ibigirwamana ngo ntibakabikore. Niki cyatumaga batagomba kubikora? Nuko bagomba kwibuka ko ari ubwoko bwerejwe Uwiteka, bwashyizwe ku ruhande. Ni ubwoko butagomba kwivanga n'andi moko. Hepfo y'umurongo wa gatatu nukomeza kuhasoma urasanga ibintu inyamaswa baga bemerewe kurya nizo batemerewe kurya. Nuvuga ngo harimo izizira n'izindi zitazira. Uko niko bagombaga kubikora. Iyo tubizanye mu buzima bwacu bw'uyu munsi, hari ibintu bishobora kuba bitari ibyaha ariko bitajyanye n'abantu berejwe Uwiteka. Uzajya urobanura uvuga ngo iki ngiki kimariye iki muri ubu buzima? Ese kimaze iki mu bwami bw'Imana? Ese gishyirishije izina ry'Imana hejuru? Umuntu atarinze kubikubwira ngo akubwire ngo iki ngiki kirakwiriye, iki ntigikwiriye, uzajya wibuka ko ubwoko bwashyizwe ku ruhande. Niba uri muri Kristo Yesu, uri ubwoko bwashyizwe ku ruhande. Ese iki kintu kirahesha Imana icyubahiro cyangwa ntabwo gihesha Imana icyubahiro? Isi nishaka ibe itakita icyaha, amadini yacu nashaka abe atakita icyaha, ariko wowe uzajye wiyibuka nk'ubwoko bwashyizwe ku ruhande, urebe icyo ukwiriye gukora n'icyo udakwiriye gukora. Ku murongo wa 23, kandi uzajye urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, kimwe mu 10 cy'amasaka yawe n'icya vino yawe n'icy'amavuta yerayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Ibyo Uwiteka yabaga bifuriza byose byabaga ari byiza ku ruhande rwabo, byabaga ari ibibanejeje, byabaga ari bituma bagubwa neza. Uwiteka yarababwiye ngo bajye bazana ibya 10 kandi barire imbere y'Uwiteka ahantu Uwiteka yabaga yaratoranyije kwashyira ubuturo bwe. Bajye bahagenda bahanezeranwe nabi wabo, bahishimire. Ntago mu by'ukuri gutura Imana n'uyu munsi yo tubizanye mu buzima bwacu, guturira Imana amaturo, ibya 10, guhigura imihigo, amashimwe, bya bintu byose dukora mu izina ry'Uwiteka tukwiye kubikorana umutima ushima. Ntibikwiye kutubera kwikorera umusaraba ngo utange icya 10 nk'itegeko ryo kubahiriza idini ryawe, ryo kubahiriza ibintu runaka ushyizweho nk'amategeko, ahubwo byose uzajya ubikorana umutima ushima. Igihe uzaturira Imana umutima ushima wabuze, uzamenye ngo hari ikintu wibwe. Tuyiha kuko turimo tuyishima ngo niyo yaduhaye. Tuyiha ko tuyibwira ngo waduhaye imbaraga zo kubyuka, turakora birakunda, waduhaye amagara mazima, turahirwa. Uko nguko niko umuntu akwiriye guturira Imana, ari icyo umutima we uvuga. Igihe cyose byakubereye itegeko rikuremereye, byakubereye umugoko no gushaka gushimisha abantu runaka, uzaba wagiye hirya y'intego. Ku murongo wa 24 ngo hari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha, urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo, kuko ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije kwashyira izina ryayo hakubaye kuri. Nibimera bityo uzabigure ifeza, uzihambire, uzijyane, ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije. Ku murongo wa 26 uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka, ubisangire nabo mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe, mwishimane. Murabizi hari hejuru tuvuze bagomba gutwara ibya 10, iby'amasaka, ibyo bejeje, iby'amatungo yabo bakabijyana ku rusengero. Angaha Uwiteka arongera avuga ngo ariko
ahitiriwe izina ryanjye nihaba hakubereye kuri, uzabigurishe utware ifeza, utware amafaranga yavuye muri ibyo bintu, nugera hafi yahitirirwa izina ry'Uwiteka ubiguremo ibyo ushaka, wongere usangire n'abo hasanze, usangire n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, usangire n'abo mu nzu yawe, muhanezererwe. Ahangaha harimo ikintu kivuga ngo mu byo azagura hazabe harimo n'ibisindisha. Hari igihe umuntu asoma ibingibi atavuga ati burya twemerewe kwigurira ibisindisha. Nkuko natangiye mvuga, Umwuka Wera yadushyize ku ruhande, turi ubwoko bwashyizwe ku ruhande. Ikintu cyose uzajya ujya gukora uzajya wibaza uti se iki kintu kirahesha Imana icyubahiro? Ese iki kintu kiratuma ndushaho kunezeza Imana? Nusanga kikujyana kure y'Imana kidatuma unezeza Imana, wikenera witegereza umuntu urinde kukikubwiriza. Icyo ntigikwiriye gukorwa n'ubwoko bwashyizwe ku ruhande. Biterwa ariko nanone n'uburyo dushaka kubana n'Imana. Niba ushaka kubana n'Imana byimbitse, uri umukobwa n'umuhungu Imana inezererwa, jya ujye menya iby'urobanura ushyire ku ruhande. Niba ushaka kubana n'Imana bya rusange, ubwo ngubwo uzagenda wemerera byinshi mu buzima bwawe, nyamara wari ubwoko bwashyizwe ku ruhande. Ku murongo wa 27, kandi ubisangire n'umurewi w'iwanyu, ntukamurangarane kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. Uko imyaka 3 ishize uzajya ukuraho 1/10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka, ubibike iwanyu. Maze umurewi kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu, bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nibeza nibagubwa neza, nibahabwa umugisha, Uwiteka arababwiye ngo muzaze mubirye mubinezererwe. Habagaho ibindi bintu bagenda babika kugera imyaka 3 mu matungo, mu byo basaruye, kugira ngo umukene uri iwabo, imfubyi, umupfakazi, umurewi, umunyamahanga ntibazasonze, kandi baturanye n'abantu Uwiteka yahaye umugisha. Nshuti y'Imana, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, imigisha yose duhabwa si yacu twenyine, niyo kugira ngo dukebuke iruhande rwacu, turebe undi muntu ushonje, turebe undi muntu ugowe, nawe dusangire nawe. Buryo uko Imana ikwagura mu bigega byawe, uko Imana ikwagura mu butunzi guhaye, ni ukugira ngo ugirire umumaro abandi bantu. Hanyuma ngo nabagira umumaro, Uwiteka azanezerwa, kandi Uwiteka azarushaho kumuha umugisha. Imana iguha umugisha, urushaho kunezererwa Imana ibyiguhaye, kandi ukebuka iruhande rwawe ureba undi muntu wafashisha. Imana izarushaho kukwagura. Ugira umunsi mwiza. Urakoze.